Madamu. Jari ndiyo kote ngire ndabona amasaha yakuze. Seshari kuri kwihuta cyane. Kwihuta cyane uyu munsi ngomba kwigira ku kazi ko Kadogo nsigaye mbona byamunaniye. None se ntabwo akora neza. Kadogo muri iyi minsi dusigaye tujya mu mibare nkabona nyine ari kubara nabi nkabona nyine ashaka kuvuga kuko ndashaka kwigira mu kazi uyu munsi. Ugire bivamo nyine niba ubona adakora neza umwirukane n'ubona akora neza umuhembe neza. Ntabwo namuhemba neza kandi niba ariko ubwo turabiganira hano umunsi neza ndaza kuvuga icyavuyemo. Nariwe reka mperekeze nariwe nabyo biba bikenewe. Ariko sheri unashatse wangiza ngo kuko ndabona amasaha yakuze. Kadogo ndabizi arimo kundira mu mibare ndamuzi bamuhungu. Oya tugende muherekeze. Sheri wangejeje ahangaha. Nkurenze igipangu. Wangejeje ahangaha. Nta kibazo reka sheri reka ndagukunda. Naribi niba ariko ubushatse ntaribi. Nta kimwe. Bye. Sinare ku rugo rwiza. Yego. Na Marina twatwitse. Zariye. Kanya zadiye mfite muna kuri break nzadutera itani mpaka gatangwe muri party tutama buri minute nsaka muri show basakaye n'ubukunda bamwe n'amahenesi hello baby didagishire ma fresh amumeka kuri microphone. Ubundi Kadogo ko twasezeranye ko tuzajya duhurira ahangaha nkaba mbona adahari ubwo warajya ngo bigende bite ko mbona n'amasaha yageze aragira ngo asanga abantu bashize mu nzira kamuhamagara ariko numva. It was at this moment that Nathan knew. Aka kazi kanyuze umujagwe rebere cyane kigende aho nahuriye n'uriya boss we kono byaraca Byose bizarangira reka uko mbere kurukundo bimutarusi. We Karitasi capa mandazi zisa nizo twavuganye. Nope. Ega boss ejo ni wamenye ariko uyobewe yuko nuruka ikariba. Gabanya amagambo wowe jya ukora akazi ku gihe. Fata marinete n'inkoni yawe ubundi uzane n'iryo kote ndibike tutangira akazi. Akira bibike kandi uje buka kunguhembe. Ubwo se uzagira umunwa kugeza ryari? Uriko uziko amafaranga wenda aba yambere. Ati Kado ikindi gihe cyo bayiriza igihe. Ujye ko kaza arakaza. Ego boss. Azara ibintu by'imikino. Bino umuntu abakubwira ati neza n'ingofero. Katangu. Kadogo urambona gute? Boss. Kadogo urambona gute? Boss, wigeze ubaho impumyi? Noneho ndebera. Ziko wagira ngo wabaye impumyi na mbere. Gabanya amagambo tujye ku kazi. Ahubwo ndabona n'abantu batangiye kuza. Gira tujye mu kazi. Ubahirwa nyaboneka. Uyu mutari hasi ejo ngo yaba boss. Ko boss cyane imbaraga wihuta byose cyangwa muteza abantu. Ariko uzi ko ngwemba cyangwa urabyibagiwe. Ejo ngo yaba boss. Ejo ngo yaba boss. Ejo ngo yaba boss. Agahora gahanze iby'isi nyabusa nawe urabizi iby'isi nizunguruka ejo nawe wajya hasi tekereza uyu nguyu usuzugura. Impumyi abasaba Rwose mugira umutima mwiza mwahaye mu. Ntashwe atwe turabaza. Impumyi abasaba. Mwahaye mu mira. Indi sigari imitwe muteka. Rasta dore ni mu. Impumyi abasaba. Nyuma njara abandi baraza. No. Boss ayo munsi yo ndabona nayo. Rwose. Gore gategereza n'undi abo kubyabonetse haraza n'abandi. Nigira ikibazo. Ngaye ngo ubwo nyine turaba tureba. Mama dore giyozo ayo dore giyozo leba giyozo mama dore giyozo giyozo. Impumyi abasaba. Bose banye do uyu ni mu. Impumyi abasaba. Ni mu rwose bose banye do uyu ni mu ntabwo areba. Impumyi abasaba. Ntabwo areba rwose mwamu. Sheri abana tubifashwa cyo kubagenza ndabizi ko kwifaranga uri mu
amafaranga yawe ni ikibazo. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Yesu! Dahari Ben, Dahari Ben, don't know make a cry. rwose mutugire ikigomba. Reka mbaye nta kibazo nafite amadolari ariko ntacyo. Oya si amaso gusa n'inzara yibirimo. Kuduhaye make kambongere. No kuri kwimana. Murakoze rwose, murakoze. Imana bamugisha. Sawa sawa. Impumyi n'abasaba Mwaduha. Iyo modoka urongera urayigongesha. Impumyi n'abasaba Mwaduha patoro. Iki? Impumyi n'abasaba Mwadufasha. Uyu mugabo rwose ntabwo areba. Ngaho mwakire nta kibazo. murakoze rwose. Kadogo ubanza ukora amafaranga urana kamaze kugwira uba yashyize mu mufuka kugira ngo hataza abandi bakavuga ati abantu bagwira gira vuba yakuremo dore ndabona n'imbere hatangiye kuza abandi bantu uyu munsi madamu ndamugurira inyama ariko boss wibuke ejo ni wamembye kumenya ko wowe ugira ikibazo cy'amafaranga mu mufuka ndabona n'abantu batangiye kuza igitekerezo ni inyamibu ko ariyo mpamvu ejo twatanye cyabiri gusa ariko banze bari babonye ko twari twabonye ibyo kurya kumenya ko uyu munsi habaye inama abantu bari kujya mu nama niyo mpamvu ubona ko amafaranga yongereye uyu munsi ahubwo iyi business sinshobora kuyireka umva kugeza mfuye rwose maboja wanjye mwaduhaye mumyirabasaba maboja wanjye mwaduhaye mumyirabasaba namwe mwaduhaye maboja wanjye maboja wanjye mwaduhaye mumyirabasaba nuko imana ngo kubereka rero Hey! Jesus Christ. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Wallahi dumi na weekend. Kandi banyira kantu kumutobe. Wallahi wadali mwe na kurusi. Iki? Nagurusi ubundi je temanga bigenda mwana. Urangwa? Agenda binyereke ko mumyirabasaba bose bose wanjye mwaduhaye mumyirabasaba kuri kwima bayako twaje kumwe yandi ahangaha nyine. mumyirabasaba kirabona ari uyimumisha. rwose ntabwo rero mumyirabasaba mugire impuhwe tumumenere musha. mumyirabasaba ego bose wanjye rwose uyu ntabwo ngiye mushyira amakenga rwose. Nanjye ni ikeba nayo. mumyirabasaba nta kibazo tufashisha uzika kiriya giti peke cyamba umupira w'umuhondo turaziranye kirandije ngira ngo kiramvumbuye bitasubizamo amarinete vuba vuba ako kitubwira ko kiduha amafaranga menshi shaka do kiriya giti panza cyamenye iki kiriya cyamba agapira k'umuhondo muraziranye turaturanye faranga ni ibyango rye boss kandi nawe kubwiye ngo dukore icyangombwa uramakanya hawo njemba nifite nubwo kuri kwimana uzise kado icyangogo ntabwo nari kugumayo kuko nagiye kuzina ngaha icyangogo baramvumbuye kera boss ukamazemo igihe cyane rwose ubu se ndi nk'uwakangaya uri nka gatandatu ninakoresheje abapampe benshi Chasharavenga Gitifaravanga Mutari shofera aravenga Dore ukuntu agenda Dore ukuntu agenda Dore ukuntu agenda Dore ukuntu agenda Tanida ko karabo ashide mu nyana nge ndesha mano Uniza agapantaro akubita kwiriya Santiago turakiracana mani kigaruke uza amafaranga dufite tugomba kukivugisha mani kibwire cyiza akubita kwiriya Santiago uyu munsi ngo nta mikino ntareba nabi ndamukoraho sister ko hari ujye utadufashije hari umugabo w'umuntu hehe ari hano hirya rwose ese ko nari mfite urugendo ngiye ari hehe ndi kwihuta ari hano hirya ega niwe mu boss afite ibiceri by'iki se ibiceri wowe tugende biti cyuki cyari duce utadusubije koko ntabwo yari nababonye sha unoze ugenda ureba ku ruhande utarebye mfite urugendo ndi kwihuta none se wambonye gute ko nari ndi kugenda kandi kuri mu wambonye gute
none se ugenda nturebanye ntabwo ndi impumyi ufite amaso menshi kureba neza imfura yose nagiye nanga abantu bose nahuye bari gusaba b'impumyi ubwo se bameze nkawe nawe uri umutubuzi nkabo ariko ndi kubona uri umusore mwiza wabibonye nawe aka ni akazi tuba turi mu kazi mukomeze gutubura kwanyu ariko bizabikora bye bose bimeze bite bimeze neza kiriya cyana cyangiye mu mutwe none dore kirancitse sha ubundi warebaga he none se wamaye akazi ko kujyana ntabwo wamaye akazi ko gutwara abana uyu munsi ndaguhemba makeya bose utangiye kuyakatura kandi twakoreye menshi umunsi uramemba menshi